iyo tureba kuyiboneka ntabwo twagira kwizera. Petero n'abigishwa bagenzi be, abigishwa ba Yesu bari mu nyanja, ayo makuru murayazi cyane. Yesu ngaza kubasanga bahuye n'umuraba ukomeye, bahuye n'umuyaga ukomeye, ariko Yesu abasanze ngo bagabo n'umuzimu, ariko asavuga ntabwo ndi umuzimu ahubwo ni ngewe. Petero avuga ngo niba ari wewe tegeka nanjye ngire gute, nanjye ngendeshe amaguru. Yesu ahamagara ngwino utambuke, ngwino ugeze amaguru. Petero ngo avuye mu bwato atangiye kugendesha amaguru ngo atangira kurohama. Icyatumye arohama nuko yakuye amaso kuri Yesu akareba umuyaga. Igihe cyose tuzareba ikibazo uko kingana tuzatakaza kwizera. Iyo ushaka kwizera nturebe ikibazo ufite, urebe ikitari ikibazo. Urebe Imana, nturebe ikibazo. Niba mushaka gukura mu kwizera, nimukura amaso ku byo mubona, nimukura amaso ku byo murimo, mutumbire ibirenze ikibazo cyanyu.
kandi tuza gusanga ko kwizera kutagira imirimo kuba upfuye duhiga ko muri aya masengesho twazayasoza dufite intebe nziza ku ruhimbi. Mushumba twagize umugisha turabana muri iki gitondo, twifuzaga ko iri shimwe twazarisangiza nabo ku cyumweru kugira ngo abantu bakangukire gukorera Imana, kuko turi mu minsi ya nyuma. Dukwiye kurushaho gukorera Imana kuko ntawe umenya ejo nataha, ejo ugataha, ariko imirimo uzagira imirimo igenda iguherekeje. Abantu bakanguke bamenye turi mu minsi ya nyuma, ko dukwiye gukorera Imana nk'abantu bari gutaha bihuse bacika isi twigira mu gihugu cy'i Kanani. Imana yacu. Amen. Reka duhaguruke dushima Imana n'ubundi yakoze imirimo yose. Wagize neza Mana, turagushimira ko twabonaga bikomeye, twabonaga bigoye, twabonaga biruhije bitewe n'iminsi abantu barimo. Ijambo ryawe ryamaze kutwereka ko dukwiriye kwizera ko bigaragara nk'ibikomeye ubasha guhindura ibyoroshye rwose. Umugisha rero abakozi bawe, abagaragu bawe n'abaja bawe bwo kwitanga. Aya mafaranga ntabwo ari makeya mu gihe gitoya, ariko amaboko yawe ni magari, birambuye ukuboko kwawe gukora ntawe ubasha kukwina. Kandi dusaba umugisha bene data bagiye gushaka ku isoko, ntibarambirwe ntibacogore kugeza babonye neza ibyo twifuzaga. Mana bishimirwe kandi uherwe icyubahiro. Komeza rero kuturindira mu gakiza kugeza ubwo uzaza gutwara itorero ryawe, iyi mirimo ikaduherekeza. Urakoze kuba mwisenze mu izina rya Yesu. Amen. Amashyi menshi ku Mana yacu. Abantu basenga NIBATURE, ubwo nimuzajya mureba ku ruhimbi muzajye mwibuka ko kwizera ukwiriye kuba gufite n'iki n'imirimo. Kuko twabonye ko kwizera kutagira imirimo ntacyo kumaze, kuko n'abadayimoni bizera ko Imana iriho kandi ifite ubutware n'ubushobozi bwose. Ubwo rero ni isomo, kandi ahangaha twahigiye ibintu bikomeye. Nibatsinda hari isomo mwabonye? Hari isomo mwabonye? Hari ikibazo kivuga ngo umushumba rwose kubona natwe dufite ibibazo tukaba tumeze nk'abantu bari mu ruzerero. Mushumba ndababwira ngo kwizera kutagira imirimo kuba kugize gute, tuba gupfuye. Imana ishimwe rero ko natwe hari isomo twavanyemo. Ndagira ngo sabe korali Uwera batambuke bazi imbere, hanyuma
bazane n'ibindi biturisho kuko umwanya turaba dusigaje ari mutoya, namwe murebe ko uwo twari gukoresha tuwukoresheje kugira ngo undi mwanya uze kuba ari uw'ijambo ry'Imana.
Imana ibahe umugisha. Mbere yuko twumva ijambo ry'Imana, reka twakire n'ubundi umuyobozi wacu wa NIBATURE tugezeho amatangazo nk'uko bisanzwe, hanyuma turaza gusaba uriya mubyeyi aze gusengera umushumba tugezeho ijambo ry'Imana. Hanyuma itangazo rigatsinda, dusanzwe duterana saa 6:20. Muri iki cyumweru tuzaterana saa 8:20 kubera ko igihe kariyo izabanza iteraniro rya saa 6:20. Ubwo butumwa butangiye. Yesu abamugisha. Yego, itangazo rya mbere no kwezi saa 2:30, rya kabiri ritangira saa 2:30 rikageza saa 4:30, rya gatatu rigeza saa 6:20. Kurikiraho amateraniro batsindana giheka. Murumva ko azabanza igiheka, kurikiraho batsinda. Abafatanyabikorwa nidusoza iteraniro turi buze guhura kugira ngo tuganire ku murimo w'Imana, kandi hari mushiki wacu ufite ubukwe mu bafatanyabikorwa. Turi buze gushaka intwererano mu bafatanyabikorwa, tumutwerere. Imana ishimwe. Reka mushiki wacu n'ubundi atambuke yigire hafi, sengere umwigisha kugira ngo tuganirize ijambo ry'Imana. Reka twese duhagurutse dufatanye gusenga Imana yacu ishimwe. Mana, uri Imana nziza, uri Imana ishobora byose. Tugushimiye imbabazi watugiriye uyu munsi, tugushimiye ko twavukiye mu buntu bwawe. None abantu bangana gutya twese turi mu nzu yawe, tugushimiye Mwami. Iteraniro ryose riragushimiye ko turiho, tugushimiye ibitangaza wadukoreye, tugushimiye amashimwe warebye muri twe. Kristo uhimbazwe cyane. Turagushimiye were bitangira isaha. Mwami, mubanye natwe, hatambutse byinshi twumvise amatwi yacu wakoze. Tukurambuye twese nuko tugushimira. Turavuze ngo dushimwe, turavuze ngo duhabwe icyubahiro ku mubyeyi. None murengezi bwiza kugira ngo Kristo bibaye ngombwa ko tujya kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ryatumye tubaho, ijambo rya Kristo riratusura. Iyo twumvise muri tuba twazima, urwaye wese arakira. Ijambo ryawe ryo rizima rivura imitima yacu. Nyemerera umuntu wese uri ahantu ijambo rya Kristo rimuvure, ahantu hose akomeretse Uwiteka umwomore. Niwe ijambo rizima kandi Kristo rishimwa n'Imana. Nyemerera cyane Kristo, umugaragu wawe Kristo, si ubwa mbere umukoresha, si kabiri, si gatatu. Uwiteka umubana nawe, twari tugusabye ngo wongere ubane nawe. Rero wongere Kristo urangurure muri wiwe, wongere Kristo ukabwirijwe nawe. Nawe ari we Kristo, ahubwo izina rye rihabwe muri we. Turakwinginze natwe tujye kumva ijambo ryawe. Mufate imitima yacu Uwiteka, Uwiteka uyihambure. Unyemerere cyane Kristo amatwi yacu uyashyirwa Kristo kumva, kandi imitima igiye kumvira ijambo. Unyemerere cyane buri wese ahindukira imbere yawe ijambo agiye kumva. Tugushimiye kuri Imana ibyumvije kandi bikoze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. dufatanye gusoma twihuse. Ndabona dusigaje iminota mikeya. Dusome urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 11 duhere ku murongo wa 7, ni paje 229. Haravuze ngo kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana, amaze kuburirwa nayo ibyo bitaraboneka, akabaza inguge yo gutwiza abo mu nzu ye.
ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kuja aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi iyo ajya. Kwizera niko kwatumye aba umusuhuka mu gihugu yasezeranijwe, akaba umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema ya Isaka na Yakobo, abaragamwe nawe ibyo yasezeranijwe, kuko yatekerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro w'Imana yubatse ikawurema. Kwizera niko kwatumye na Sara abashishwa n'urwo bafite kwizera kwa Aburahamu ariyo sokuruza na twese, kuko byanditswe ngo kugeza sekuruza amahanga menshi imbere y'iyo yizeye, ariyo Mana izura abapfuye ikita ibitariho nk'aho ari ibiriho. Aburahamu yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa ngo abe sekuruza amahanga menshi, kuko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. Kandi nubwo abonye umubiri we umeze gusa n'upfuye, kuko yari amaze imyaka nk'ijana avutse, akabona na Sara yaracuze kwizera kwe kuri agacogoro, ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera, ahimbaza Imana, amenya neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza. Amen. 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 Mana ishimwe kandi ihimbazwe mwe kuduhereza iki gitondo nta bundi kigeze kubaho, nta n'ubwo kandi kizagaruka, ariko kubitwemereye kukibona kandi turi bazima, tugatera intambwe tukaza mu nzu y'Imana, ni amashimwe akomeye. Mugize iminsi wiga amagambo akomeye kandi meza y'abakristo, abasha gukomeza umukristo wese. Ni bake babasha kuaboroda ijambo ryo kwizera, ayo ni amateme y'abakristo bakuze. Kwizera mwarakudevelopye, mwarakwaguye, barakubabwiye. Kwizera kwa mu buryo bwinshi, hari ukwizera kuzima, hari ukwizera kurema, hari ukwizera gukora ibitangaza, hari ukwizera kwimura imisozi, hari ukwizera kunesha, hari ukwizera gukora imirimo, hari ukwizera kunesha. Haleluya. Iyi teme yo kwizera umuntu wifata ku kwezi kose, niho mwabasha kuba kabayumva, kandi tubashe kuyumva, tubashe gutera intambwe mu buzima bwacu. Igihe cyose Imana yacu ikorana n'abizera, kuko abatizera ntibokwana n'Imana. Bibiliya iravuga ngo utizera utashobora kunezeza iki? Utashobora kunezeza Imana. Igitondo rero ndagira ngo mucyo mwabonye byose, mucyo mwiza byose byinshi, mbongereraho ijambo rivuga ngo kwizera kunesha. Kwizera kunesha, iyo usomye iki gice cy'Abaheburayo cya 11 kiratwereka ni nawe mwanditsi wabashe kudevelopa kwizera, kiratwereka abatubanjirije uburyo bagiye bizera n'ibyo bakoze mu kwizera. Ijambo riragenda rigaruka cyane rivuga ngo kwizera niko kwatumye, kwizera niko kwatumye, kwizera niko kwatumye, kwizera niko kwatumye. Uyu mwanditsi ngira ngo yabisubiyemo hafi inshuro 21 avuga ibitangaza byavuye mu kwizera. Kwizera kubasha gutsinda ushingira ku bintu bigera muri bitatu. Kwizera kunesha, kwizera gutsinda, hari ibintu bitatu ushingiraho. Ngiye kubabwira umwanya mutoya uhanye n'iminota dusigaranye. Icya mbere, kwizera gutsinda ni ukwizera utareba wiboneka, ni ukwizera utareba ibibazo urimo, ni ukwizera utareba circumstance, ni ukwizera utareba ingorane urimo. Wakwizera ukagira amaso
wakwizera ukagira amatwi, wakwizera ukarangiza aho abantu batarangiza, kukumva ibyo abantu batarumva, kugashyira mu bikorwa ibitoshirwa mu bikorwa. Bibiliya itubwiye abantu bagera muri batatu. Icya mbere itubwiye ngo Nowa yagize kwizera yubaka inkuge abibwirijwe nande n'Imana, ituma inkuge izaramira urubyaro rwe. Amateka no marayeze cyane mu gitabo cy'Itangiriro. Uyu mugabo aragira kwizera gukomeye. Bibiliya iravuga ngo Imana yamutegetse kubaka inkuge. Icyantangaje ni igiki? Nuko Nowa nta nubwo mu mirimo yakoraga ntabwo yari umwubatsi. Icya kabiri, nta nubwo Nowa yigeze atura ku nyanja babone amato. Icya gatatu, ntabwo Nowa yari umutekinisiye wo kubaka ubwato uzabasha kurezista ku mazi, ariko yumvishije ijambo ry'Imana. Haleluya. Yumvishije iki? Ijambo ry'Imana. Ngo atangira kurishyira mu bikorwa, arubaka atazi kubaka. Biratangaje cyane n'uwo gweza pariseri akagweza n'ibikoresho byo kubaka. Sinzi ko wabishobora utazi kubaka. Se wabishobora? Baguhaye amabuye n'isima n'amatafari n'amabati n'imisumari n'imbaho, wakubaka? None byagenda ute? Birasaba ngo ubugize gute ububizi. Nanjye ndatekereza ngo wampeza iyo nzu uko nayubaka yaba ari igitangaza. Nimba yagira ukwezi, nimba yagira ibyumweru bingahe, ese nayihera he? Ariko Nowa arakora umushinga awukora imyaka 120. Ari kubaka abantu bamuseka, kandi akubaka ashingiye ku ijambo, kuko muri icyo gihe nta mvura yari ihari. Ariko akababwira ngo iyavuganye nanjye izabikora. Iyambwiye ko imvura izagwa izanagwa, iyambwiye ko imvura izagwa izagwa. Bwaca mu gitondo akazinduka yubaka. Muri ya ndirimbo baza baririmba kugira ngo 8 iravuga ngo abamurebaga bose ngo niko bamusekaga, bakaba ko n'abari iki ari umupfapfa. Ni umupfapfa, yarasaze. Rimwe na rimwe kwizera ni udusazi dutoya. Kwizera abakubona batekereza ko wagize gute wasaze. Mutangiye mushima muvuga ngo muje gutanga ino mushinga mwafashe intebe muzicara, kandi ibyo ngibyo wabireba muri observation y'ubwenge bw'isi yasanga kumufite utuntu tumwe na tumwe tumeze uko nguko, ariko utwo tuntu tuzatubyara ibikomeye. Utwo tujeste niko twabyaye biriya. Abarebaga Nowa bose baramutangarirwaga, bakamuseka, bakamunuraho, bakavuga ko umusaza yataye umutwe. Ariko yari afite ijwi yavuganye nari. Ntiyatuye ku nyanja, ntiyari azi kubaka, ariko arubaka. Ariko icananejeje, iyo mutatangiye gushyira mu bikorwa ibyo kwizera, tazabura ababayeri, tazabura abasponsa, tazabura abamufasha. Nubwo bamusekaga, ariko abandi baramufashaga. Haleluya. Tekeza ko bamufashaga byibuze bari bafite kanosyo ntoya ku nkuge, kuko Nowa ntayo yarazi. Ariko ntekeza ko byenda baragati suku bazabaka ubwato yewe dore uko babwubaka. Muri kwa kumufasha inkuge iragenda iruzura. Ibyo byakozwe n'iki? Byakozwe no kwizera. Kwizera rero ni ukutareba ibibazo. Turafata umugabo wa kabiri w'igitangaza w'igihangange, niwe banditira ngo niwe sekuruza w'abizera. Imana iramuhamagara kujya mu gihugu atazi, atavukiyemo, atamenye. Uwo ninde? Ni Aburahamu. Ngo yumvira Imana, ngo agendaho atazi, mu gihugu atazi, nacyo bakigezemo. Igitangaje ni igiki? Ngo aba nk'umushitsi, aba nk'umusuhuke muri cyo, ngo yibera mu mahema.
na Sara na Isaka na Yakobo, kuko ngo yatumbiraga undi mudugudu. Imana yubatse ku rufatiro ikawurema, amenya kuko nubwo ageze muri Kanani ariko si gakondo ye, akomeza gutumbira indi gakondo. Aravuga ati iyi nubwo ari gakondo yo mu isi ariko ari na gakondo y'iki, na gakondo yo mu ijuru. Icya kabiri, Imana iramubwira ko izamuhereza iki, urubyaro. Ategereza urwo rubyaro. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo byose bizabiherwa no kwizera. Aburahamu ngo yizeye kandi ngo yiringira ibitokwiringira. Mwumva n'amagambo yarizeye arangije yiringira ibitokwiringira. Niki yizeye, niki yiringiye kitokwiringira. Nubwo tuvuga kwizera ariko kugira imbogamizi z'ubwenge bwa kimuntu. Iyo ushize kwizera ukabishyira mu bwenge tugenda, ukabishyira mu maso yacu, biza bikubwira ngo impossible. Ubwenge bwacu burakubwira ngo ibyo uhaye wizera ntibibaho, ariko kwizera ukakubwira ngo birashoboka. Kuko twavuze ngo kwizera kugira andi maso, kwizera kugira andi matwi, kwizera kugira ibindi bitekerezo bidasa n'ibyo dusanganywe, bidasa n'amaso yacu. Bibiliya iravuga ngo Aburahamu ngo arizera, yizera Imana. Umva Imana yizeye iyo ari ngo yizeye Imana izura abapfuye, ngo igahamagara ibitariho bikabaho. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Yizeye Imana izura abagize gute, abapfuye. Yizera Imana ihamagara ibitariho bikagira gute, bikabaho. Kandi amaze kubyizera, Imana yamugaga ko izamuheza urubyaro kugeza ubwo yamuhinduriye iki, amazina. Nimba hari inkuru zinezeza ni inkuru. Yari yasanzwe yitwa Aburahamu, utagira akana, ariko Imana ikamurangizamo abantu bangana n'inyenyeri. Nubwo nta mwana ufite ariko uri sekuruza w'abantu benshi. Nubwo Sara atarasama n'umunsi n'umwe ariko ni nyirakuruza w'amahanga menshi. Imana imuhindura. Nasomye igitabo kimwe kimbwira umunsi Imana yahindura amazina, byari bitangaje cyane. Tekereza ko umupasitori nkanjye cyangwa pasitore Karekezi cyangwa pasitore Jean Pierre hariya, Jean Pierre akaza igitondo kimwe akavuga ngo uyu munsi si iki cyitwa abateraga Jean Pierre, akaduheza andi mazina mashya. Se twatanga abantu bamenyera amazina yanjye uyu munsi nkaza amenye batatu. Murabizi si iki cyitwa Binyonyo umutware, nitwa Samusoni Evariste. Se mwatekereza iki? Mwavuga iki? Kimwabwa turiya musaza byamuvanze ariyita andi mazina ashaje. Ariko Imana yambwira ngo nutitwa ayo mazina ntabwo nzakorana nawe, nzakorana n'abizera. Nubwo uri ingumba utabyaye ariko uritwa sekuruza w'amahanga. Utangire guhamagara Sara nga nyirakuruza w'amahanga. Sara yite umugabo wo kumutware sekuruza w'amahanga. Uko niko kwizera. Kandi uko kwizera ngo kuraza gukomokwamo abantu benshi. Ngo nubwo Sara yari ameze nk'upfuye, nubwo Sara atarakiri umugore, atarakije mu mihango, ariko ngo kwizera niko kwamutegura gute, niko kwamuteye gusara. Amagambo ndakunda ngo Sara yatekereje umunsi umwe aravuga ngo iyasezeranije niyo kwizera. Aburahamu ngo abonye isezerano, siko twasomye ngo ntiyashidikanywa no kutabyizera, ngo ahubwo arabyizera. Aravuga ngo yabivuze no kubisohoza izabisohoza. Hari igihe Imana ivuga tugakoresha ubwenge bwacu tukareba kuyiboneka. Iyo tureba kuyiboneka ntabwo twagira kwizera. Petero n'abigishwa bagenzi be
bigishwa ba Yesu bari mu nyanja. Ayo makuru murayazi cyane. Yesu ngo aza kubasanga bahuye n'umuraba ukomeye, bahuye n'umuyaga ukomeye. Ariko Yesu abasanze ngo bagabo ni umuzimu, ariko Yesu avuga ntabwo ndi umuzimu ahubwo ni ngewe. Petero avuga ngo niba ari wewe tegeka nanjye ngire gute, nanjye ngendeshe amaguru. Yesu ahamagara ati ngwino utambuke, ngwino ugeze amaguru. Petero ngo avuye mu bwato atangiye kugendesha amaguru ngo atangira kurohama. Icyatumye arohama nuko yakuye amaso kuri Yesu akareba umuyaga. Igihe cyose tuzareba ikibazo uko kingana tuzatakaza kwizera. Iyo ushaka kwizera nturebe ikibazo ufite, urebe ikitari ikibazo. Urebe Imana, nturebe ikibazo. Niba mushaka gukura mu kwizera, nimukure amaso ku byo mubona, nimukure amaso ku byo murimo, mutumbire ibirenze ikibazo cyanyu. Niko kwizera kuza kubasha gutsinda, ugatsinda ibindi. Ntabwo kubema no kuvuga abandi. Icya kabiri, kwizera ni ukurebesha amaso atarayo umubiri. Iyo ushaka gukura mu kwizera, iyo ushaka kwizera gutsinda, ni ukurebesha amaso atarayangana. Ndabaheza referanse iri mu gitabo cyo kubara, b'abatasi 12 bagiye gutata igihugu cy'i Kanani. Mose yatonye. Bibiliya ivuga ngo bageze i Kanani barareba bazenguka igihugu basange ni cyiza, ariko bageze Heburoni mu majyepfo baraza gusanga ubwoko bwitwa Abanaki. Bibiliya ivuga ngo abagabo 10 muri bo barebesheje Abanaki amaso y'umubiri, abagabo 2 muri bo barebesha amaso atarayumubiri. Amen. Bose babonye ikibazo, bose bageze Kanani, bose babonye Abanaki, bose bageze Heburoni. Ariko umva raporo yabo. Abagabo 10 baravuga ngo ntabwo twoja muri kya gihugu. Nituja muri kya gihugu Abanaki bazatwica. Bazagira gute? Bazatwica. Ni barebare, ni banini, ntabwo twabashobora. Ahubwo inama twatanga, twishakire umuyobozi adusubize hehe, adusubize mu Egiputa. Ariko abagabo 2 baresha andi maso, uwitwa Kalebu na Yoshuwa, abagabo beza cyane Imana yishimiye kandi batanga raporo nziza. Baravuga ngo ntabwo Imana yadukuye mu Egiputa mu maboko ya Faraho ngo izatwicire i Kanani. Never. Ntabwo ari by'Imana yadukuriye mu Egiputa. Yadukuye mu Egiputa ikaduha Kanaane, yaduhaye Kanaane k'agakondo. Ntabwo yaduhamagare kutwica nubwo hari Abanake, ariko Abanake ni imitima Imana itwihere. Nimusomera yanyu izababwira ngo twabarebaga tukabona bameze nk'imitsima kuko dafite ikibakingira, ngo tuzabajya nk'abagiki imitsima. Nase mu kindi gitabo kirambwira ngo bari Abanake muhaye muvuga baresha gutyo ni ibiryo byacu, ni imitsima nigeze gute itwihere. Ahubwo duhaguke vuba tuje guhindura igihugu, ahubwo mabuke vuba tuje kubarya kuko Imana igeze gute ibaduhaye. Abagabo 2 bari bafite kwizera kureba kukabona Imana isumba ikibazo, kukabona amaboko y'Imana asumba amaboko y'Abanyakanani. Amaboko y'Imana yabakuye mu Egiputa. Ega nushaka kwizera, zukurura iby'Imana yakoze mu buzima bwawe, wongere ubiteranye, wongere ubihuze, wibuke ibyo byafashe Dawidi kunesha Goliyate. Nuko yatekereje ngo iyamfashije gatsinda intare, iyamfashe gatsinda idubu, n'uyu ufite utarakebwe Imana irampa amaboko yo gute yo kumusiga, kuko Imana iri hejuru ya Goliyate. Haleluya. Kwizera nugira ngo urebe aya maso yawe azakwereka gutsinda. Ariko dufite andi maso Imana iduha adasuzugura umwanzi, adasuzugura ikibazo, tukabona dusumba ibyo ngibyo. Icya gatatu, kwizera kubasha gutsinda ni ukwizera gushingiye ku by'Imana yavuze.
gushingiye ku masezerano y'iki y'Imana. Haleluya, haleluya. Gushingira ku by'Imana yagize gute yavuze. Biblia yavuze ngo Aburahamu abonye uko kwizera ngo ntiyashidikanya, aravuga ngo iyabisezeranije niyo kwizera. Amen, amen. Muza hari imbogamizi zo kwizera. Hari igihe Imana ivuga ikavuga ibyo izakora, ariko wareba ugatangira kwicira inzira ukibaza ngo izabigenza ite. Imana irabwira Mose ngo Mose, haleluya, aba bantu bansavye inyama zo kurya kandi koko barazikeneye, genda ubabwire ngo bazaziga iminsi 30. Tibazaze ry'umunsi umwe, tibazaze ry'itatu, tibazaze ry'itanu, bazaziga iminsi ngahe 30. Ni Imana ivuze, si Imana ivuze. Imana imaze kuvuga, Mose aratangira gushakira Imana uburyo. Avuga ati Imana kugira ngo izaheza abantu uko bangana, nshingiye uko bangana uko mbabona. Inyama z'iminsi 30 kuzibona sinzi ko yabikora. Ahubwo icyo Imana igiye gukora, ishobora gukamya inyanja hari bigakunda ikazana amafi, cyangwa se ikicara amatungo yabo batunze ikabona inyama ibagaburira. Imana iramwitegereza iravuga ngo Mose, attention, ntabwo ukuboko kwanjye ari kugufi. Igihe cyose Imana ivuze dutangira kuyishakira inzira, ugatekereza ugashaka inzira, ugashaka uko izabikora. Aburahamu ngo yumvise isezerano yaryakiriye gutyo. Ikizatuma utsinda mu kwizera kwawe ni uko uzakira isezerano ko Imana rivuze, uvuge ngo yabivuze no kubikora ibasha kubikora. Reka nkubwire kuko Imana ivuze ikintu iba yarangije uwo mushinga. Nta nubwo munumvise. Mwanumvise? Nibange banumvise. Iyo ivuze ikintu ivuga icyo yarangije, ivuga umushinga yarangije. Iyo ivuze guziga iba yamaze kubona school fees yose aho izaza, iba ifite. Iyo ivuze ngo izakora ubukwe, izakora ubukwe, iba ifite umugeni, iba ifite umusore, iba ifite n'amafaranga yo kuzakora iki ubukwe, iba ifite n'inkwano n'ibishingira, iba ifite. Mnadisikia vizuri? Mwanumva neza? Iyo ivuze ngo izaguha urubyaro, ibi bafite irabagira ntibagira. Iyo ivuze ngo izaguha inzu, ibi ifite ibikoresho byose bizubaka iyo nzu. Nicyo gituma yasezeranije ibasha kugira gute, ibasha no kubikora. None se Sara yasamye gute? Yasamye se kuko ajya mu mihango y'abagore? Yasamye se kuko akiri umukobwa? Bavuga ngo yari muri double menopause. Yaracuze kangahe? Kabiri. Yari imyaka 90 double menopause. Mu mateka asanzwe umugore bamwe na bamwe ashobora gucura ku myaka 45. Cyakora byakomeza byashika ukagera muri 50, ariko kuva 45 menopause iba yatangiye. Sari we afite menopause zingahe? 2. Ariko umunsi umwe aratekereza, aravuga ngo iyasezeranije niyo kwizera. Niyo kugira gute? Uko kutekereza, uko kwizera ngo niko kumutera gusaba. Ntabwo yasamye ko yagiye ku mihango, ntabwo yasamye kuko amahormone ahayakora. Yasamye kubera kwizera. Iyabivuze ikabisuriramo, ikongeka amasezerano. Icyo Imana yagize gute? Icyo Imana yavuze ko no kubikora izabikora. Imana ibaheze umugisha. Imana ibaheze umugisha. Ibintu bingahe? 3 bizafasha kwizera ugatsinda. Icya mbere, tukarebe ku bibazo. Kura amaso ku bibazo, urenge ibibazo, bizagufasha
icya kabiri rebesha amaso atarayangaye, rebesha amaso yo kwizera. icya gatatu komeza amasezerano y'Imana, uvuga ngo yabisezeranije no kubikora izabikora. Bakadusenge. Natekereza kuko muje mwize habamo n'imbogamizi zo kutizera. Umugabo umwe yazanye umwana arwaye, amushyira abigishwa ba Yesu babasha kumukiza, amushyira Yesu aravuga ngo niba wabishobora, ntibagira gute, niba wabishobora ukiriza iki? Ukiriza umwana. Yesu aramusubiza ngo iki? Aramusubiza ngo byose biza bishoboka iyo umuntu yizeye. Byose bishobokera abizeye. Uyu mugabo ndasa n'umukunze, aravuga ngo mwami bwiza kutizera, bwiza kutizera, kuko kutizera niyo mbogamizi yawe izatuma utagera ku by'Imana ageze gute yavuze, kugeza ubwo yavuze ngo na Yesu yabishobora, kandi abishoboye byose. Hari igihe duhura na circumstance, hari igihe duhura n'ibibazo tukabona ko ibibazo biri hejuru y'Imana, Imana ikavuga ukabona ko ibivuze ntibyashoboka. Haleluya. Bahise bavuga tejo kwirembo ry'Isamariya, dore uko bizaba bimeze. Ninde bari kubyizera? Abantu barya abana, abantu ko barya abana n'inzara, ariko kwizera ukavuga ngo ejo mu gitondo Isamariya muzaba muri kubijugunya mwabuze ko mwigira. Ese uriya mugabo utarabyizeye yari afite ukuri, yari afite ukuri. Mana, turi imbere yawe, turagushimiye kuri Imana ivugana natwe umunsi ku munsi, turagushimiye kuri Imana ivuga bikaba, turagushimiye kuri Imana itanga andi maso, utanga andi matwi, utanga ibindi bitekerezo. Tugushimiye kuko ubanye natwe, tugushimiye ko natwe muri iri jambo dusengeye ubwoko bwawe, kuza kwizera kwabo bazamure mu kwizera, bageze muri indi dimension yo kwizera, bageze muri indi degre yo kwizera, kuko utizeye ntashobora kubona Imana, utizeye ntiyabana n'Imana. Reka amaso yacu ye kureba kwiboneka, niko Pawulo yabuze umugaragu wawe ngo twebwe ntabwo turakwiboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka. Iyo tureba imiraba y'iyi si, iyo tureba abanake, bitubuza kwizera, bitubuza kubona amaboko y'Imana, bitubuza kubona imbaraga z'Imana, tugatumbira imiraba, tugatumbira ibihe, tugatumbira ibyo tureba, tugatumbira ibyo twumva, tukumva byacitse, tukumva byakomeye. Ariko duhereze andi maso, duhereze andi matwi, duhereze ibindi bitekerezo bibasha kurenga biriya tubonesha amaso yacu y'umubiri, bibasha kurenga ibyo tubonesha amaso y'umubiri, ahubwo utemere ukundi kwizera. Reka dukomeze amasezerano yawe, tumenye kuko yadusezeranije, yabivuze ari Imana yo kwizera, ntabwo ari Imana ibesha, ntabwo yabasha kubesha. Niko umwanditsi yavuze, niko Balamu yavuze abwira Balake ngo Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi si umuntu ngo yicuze, ngo ibyo yavuze kubikora izabikora. Urakoze kuko uturemeye kwizera kunesha, urakoze kuko uduteyemo, urakoze kuko utugabiye, urakoze ko uzatubashisha kugendera muri uku kwizera. Reka ijambo ryawe riri twebwe ritege kandi riganze, turigende tuyituremo kugeza igihe uzazira. Data, urakoze kubyumva kandi kubikoze, tubisenze mu izina rya Yesu. Bampaye uburenganzira ngo mbasezerere muje mu kazi, kandi koko niko bimeze. Saa 12 ziraba gari muhaguruke. Ndabona benshi batangiye kurongora bagenda. Reka tubasabire umugisha w'Imana,
ko byamera kose muza mwihangana muhabwa umugisha wanyu, muza mwubaha amasaha sibyo, muza mukareba saa 12 muza mwubaha amasaha, ariko kandi mwategeze umugisha wanyu. Mana turagushimiye, aba n'abana bawe babaye muri iyi nzu, baje muri iyi nzu gushaka mu maso hawe, baje muri iyi nzu kubakuvugisha nawe, babyutse hakiri umwijima, baje basitara baza mu nzu yawe gushaka umugisha wawe, natwe turabahesheje tubikunze tubinezerewe tubyishimiye. Bagiye kuva ahangaha mu nzu yawe, niwe babanje kureba, niwe babashe kumva, batarareba isi babashe kureba Imana. Bagiriye neza uyu munsi buri muntu wese aho yirirwa, umwe yo gufatisha buri muntu wese aho yirirwa munsi ijuru ikingutse, buri muntu wese aho yirirwa yongera abona Imana nshya, buri muntu wese aho yirirwa yongera abona imbaraga nshya, yongera abona umugisha mushya, yongera abona ibihe bishya, agendane n'iri jambo, akorere muri iri jambo, agendane n'iri jambo, iri jambo rimuturemo gutandukana kwacu k'ubukwera, umwami wacu Yesu, urukundo rw'Imana, gufashwa n'umwuka wera bikomeza kuba natwe rya Yesu. Amen.